isa nisobetse. Mbahaye ikaze iwacu Nyamineke ngo tubasangize uko tubayeho nuko tubanye, umenye amakuru yaho ya buri munsi. Umugabo n'umugore bareshye, uburenganzira n'ijambo, ufite ubumuga agira ijambo, twubaka umuryango udaheza, umwana agira uruhare mu byakorerwa. Twatandukanye kwa Sakindi babonye umuntu ushobora gukemura ikibazo cy'imirimo yo mu rugo. Debora apanga kujya gufata telefone Gacondo yamwemereye. Ni mwikinamico Isa nisobetse. Isa nisobetse. We ninde uri kunkomangira iki gitondo? Radu, Karame. mwana byuka tujye kwishura amasaha yagiye. Mbega Debora kunzindukiye we. Sha Radu, Karame. buryo uryamira bigeze ahangaha. Uzi ko mama duriye ku muhanda akambwira ngo njye nkwigisha kuzinduka we. Apu abonye wabwira. Buriya nawe aba yambyukije ariko yaraye ndakariye. Ko wagize gute siko nzi ko witonda we? Nyine namubwiye ko nagikundana na Kiki biramubabaza kuko ngo yabonaga ari umwana mwiza adashobora kunshuka. Ngwiki? None se mama yarabizi we? Ubwo se nari gukundana n'umuntu imyaka 2 atamuzi kugera naho amenya ko mwashwanye we? Icyamurakaje nuko namubwiye ko hari undi dusigaye dukundana. Sha byamubabaje. Ariko nawe uravugaguzwa mukobwa we. Ibyo ni ibintu byo kubwira ababyeyi. Njyewe se hari ikintu njyamisha mama ababizi da. Ndumiwe da. Ubwo se ko hari utuntu twibangano babashire bagirana natwe batumubwira. Urumva hari ibyo ngiramo inama. Niyo mpamvu nasanze kutamuhisha ari inyungu zanjye. Njye ababyeyi banjye ndabatenya sinabibabwira rwose. Kandi nabo mbona batajya bambaza. Ariko sha Debo, Karame. Uzi ko hari igihe naherekeje iki cyakansoma. Nabibwiye mama mbwira ko tugomba kwitonda kuko byatuganisha mu bindi. Sha, nk'ubu nituva ku ishuri ndashaka gusura veterineri Gacondo. Urumva no mu rugo bimenye banyica. Sha birumvikana kuko uriya ntimungana. Gusa ariko inama y'ababyeyi ni ingenzi kuko nta muntu kwifuriza neza kurusha umubyeyi. Icyakora none se Radu, ndakumva ko hari akantu nagira ngo nirire mukuru wawe. Agakize. Sha, ni kariso nyine y'ikibuno. Ngwiki? Debo, urumva namuhera he koko? Sha Radu, nawe yeranje. Nyine urumva ndashaka kuza kujya gusura Gacondo nkagenda mberewe n'agapantaro sha mbabarira. Ubu se mbigire ntera? Sha gerageza. Umva reka nkibe nkiguhe nuva yuta ukigarura wagifuze. Kabisa. Ariko mukuru wanjye abimenye yanyica. Isa nisobetse. Uyu mukobwa murenga se ko mbona yiteguye none hagiye hemwo kagira Imana. Niko ye muko Niko ngiki ngo kira Emima ngwino mfasha kumva ibyo murenga arimo kuvuga rwose. Nge kumvikana n'uyu mukobwa byarananiye. Nanjye se kuzi ko ntabiza ari ukugenekereza. Nemba nawe rwose. Niko Karame, mbariza hagiye rwose kumbona yirimbishije. To ubwo ari kuvuga ngo iki? ngo hari ikizamini cy'akazi cyo kwandika agiye gukora. Ariko se koko murakomeje koko? Ikizamini se kibiki kandi? Mbese ngo umenya ari umwanya w'ibikorwa by'iterambere muri Nyamineke. Ariko ibyo namubwiye yarabyanze. Kwamuretse akagerageza amahirwe ye. Kuba afite ubumuga bwo kutavuga ukeka ko yamugaye no mu mutwe. Kandi narakubwiye ngo umubwira azajya dufasha imirimo njye mugenera agashimwe. Reka ibyo sinabimubwira. Ariko se kuki utabimubwira koko? Wabimubwiye kwasanga yanabyemera. Umuntu yirangirije amashuri ye kandi ari n'umuhanga ngo gute yajya gukora akazi ko mu rugo. Ariko se wabimubwiye koko? Umuntu bimubwira ariko. Reka ntabyo namubwira. Reka mbimwibwira ariko. Umva rataye muko. Mbese nyine imirimo yo mu rugo. Koza nyine amasahane, gufura guteka, agahimbaza musiki, ngewe kugwa. Uzi ko ari ukumubuza uburenganzira bwe. Mutese wamuretse agakoresha ubwenge bwe yikuriye mu ishuri. Doraho niberesa kindi nagende nzaba numva. Urakoze rwose, ahubwo nanjye ngiye kumuherekeza. Ngumuherekeza? Yego. Ariko Emi, kuki usiga ufata gahunda utansabye uburenganzira? Ninde mugabo muri uru rugo? Ndakubaza. Nyine nsubiza ninde mugabo muri uru rugo? Isa
yisobetse. ubu siriye koko ibintu byanjye baba babishwandaguje. ese ko wivugisha wabuze iki muko? Ni ipantaro yanjye imwe y'umukara mama. Ego kuso kuguru kwayo kurereta ku yindi myenda ku muguzima. Uzi ko nanjye hagira ngo sindeba koko. Ariko rero kubika imyenda ntabwo ari by'abakobwa bazima. Gute se mama? None se ni gute imyenda yawe biri mu kavuyo nk'aka ngaka ku muntu w'umukobwa uri kuba inkumi? Reka nze kuza kubizinga wa mugani biri mu kavuyo. Uzi ko ntajyaga ngera mu cyumba cyawe. Burya ni uko ibintu bijugunyanze beka umukobwa. Mama mbabarira nze kubikora nimugoroba. Ahubwo reka mbike iyi pantaro. Niko Debo? Karame. Kumbona ujyanye imyenda mu gikapu ushaka iki kandi ugiye kwiga? Simbona wambaye uniforme ma? Nayishakaga gusa. Nyine ndaza kuyikenera ngo mu ishuri. Mu ishuri se ubwo ni ukuyikoza iki? Nyine ni ibintu byo gukora amasiporo bashaka kudukoresha. Siporo se mwikoresha ipantaro y'ikoboyi? Ngaho mbwiye. Hari imikino tugomba gukina twambaye gutya mama. Ese Debo? Karame. Wanganye gutyo ryarima? Gute se mama? Ni ukuri ntunguwe n'amatayi usigaye ufite. Ko baba rero ijipo y'ishuri ni ikigukwira neza neza. Isa yisobetse. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Ko hari akantu nashakaga kubabaza. Mwambwira nta kibazo. Nitwa Imima, naherekeje uyu mukobwa yitwa Muringa, afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Okay. Nanjye nitwa Bruno. Ninjye uhagarariye ibi bizamini. None se Bruno, ko uyu mukobwa mumusohoye muri sale y'ikizamini? Niko amabwiriza y'ikizamini ateye. Ngo iki? Amabwiriza asarobanura Muringa wenyine? Hari icyo abura se mu byangombwa? Okay. Urumva nyine mu byangombwa by'impapuro ntacyo abura. Ariko mu buzima hari ikibura. Abafite ubumuga se nibyo yagakwiye kuzira? Mbabaronyereka ayo mabwiriza yanditse. Okay. Urumva kwandika ntawe ubona ko ufite ubumuga atemerewe gukora. Ariko none se kuki mwamubuza gukora nk'abandi? Ariko madam, urumva imiterere y'akazi bisaba ko umuntu uzatsinda azakorana n'urubyiruko. Ubwo se uyu nguyu yabayoboye byagenda gute? Ndumva niba yifitemo ubushobozi ariko nta cyamubuza. Urumva nta kibazo kirimo? None se wamuhaye ikizamini ngo kimunanire ngo ubone ko nta bushobozi bwo gukora akazi azagira? Okay, ibyo ntabwo twakimuhaye, ariko nyine ariko kuki abantu nk'aba mu kibafata uko mwiboneye? Iri hohoterwa rizarangira ryari? Nyine urumva twumvaga bizagorana rwose, ni nayo mpamvu twamuretse. Kubera yize amashuri ye kandi akaba yiyumvamo ubushobozi, mwimutera agahinda kuko nawe nubwo atavuga azakiri gutuma mumusohora. Okay. Noneho reka yinjire nawe akora ikizamini cyanditse nk'abandi, atazagira uvuga ngo ibi n'ibi. Erega nibyo, abafite ubumuga nabo barashoboye kandi nabo bashaka gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu. Isa yisobetse. Ntureba ko noneho waramenye ubwenge muze wambaye uniforme y'ishuri. Nanjye ndabizi ntibyagaragara neza rega. Abantu bose baba kurebuzwa. Umva se nyine. Ariko shaho uteye neza we. Thank you. None se phone irihe ko mfite amatsiko we? Aho muranayiguze ye. Sigiye kumuseko. Yibaba we urakoze cyane. Ubu iyi phone ni yanjye. Yawe rwose. Reka ntacyo ntazaguha nukomeza kwitwara neza. Sinitwara neza mbwira pe. Ntabwo ari cyane. Ariko usiko nashatse kwisubiraho ngo ifone ndebe undi nyihe. Yo bega wowe gusa ari kumo ikiko. Kubera ko mubwira ibintu ukabyanga kandi gukunda. Cyakora ndabibonye urankunda pe. Uzi ukuntu mbere wazaga mu rugo kuvura amatungo nkumva ngutinya. Ubwo ni nyiragikize. Konzi ko nabaga niyoroheje. Nabonaga uri mukuru cyane. Uri nk'umupapa pe. Ahubwo warambwiye ngo warankunze ndatunga. Nakoresha nanjye sinzi ko urukundo rwaje rwose. Yewe
imana ikora ibyo ishaka wasanga n'ibinagera kure ababyeyi bazatungurwa. uramenye utazabwira papa we ko ujya uza hano isa yanyirenza ndamuzi. Ego ko njyewe se njya amena ibanga. wumva se ahubwo karame usiko ntarinzi kugira ubukire gitwa diye. have nkora aho ngaho se nyine urimo uranyirigita. have shawa reka ngukirigite sha. giri have shawa sereka have niko reka ngukirigite sha. yewe mbega ukuntu uri umwana mubi reka nawe hubwo. ndaje sha. Guki ngo ndare ubwo se wacu nabwira ko naraye koko. ikibazo se oya ntacyo rwose ntabwo uzabura icyo ubabeshya. isa yisobetse. ngayo nguko noneho Gacondo ngo arashaka ko Debora muraza. Wa mukobwa utavuga yemerewe gukora ikizamini cy'akazi. Ese nkuba gitsinze byagenda bitera? umugabo n'umugore bareshye uburenganzira n'ijambo. Isano isobetse ni ikinamico mbonezamubano mugezweho n'umuryango Sewing Hand Rwanda. mukeneye kutugezaho ibitekerezo byanyu n'ibyo mwibaza ku byavuzwe mu duce tw'Isano isobetse, mwabinyuza ku rukuta rwacu rwa Facebook n'ukwandika Isano isobetse, cyangwa mukohereza ubutumwa bugufi kuri telefone yacu igendanwa ariyo 0788 47 64 39. Iyi nimero ikoreshwa no kuri WhatsApp. Naho ubutaha umugagira ijambo twubaka umuryango udahuza umwana agira uruhare mu byakorerwa.